dufite abantu muri iyi si batakaje umunezero w'ubuzima, batakaje uburyohe bw'ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima buraryoshye, waba ufite bike, waba ufite byinshi, waba ufite akazi, waba utagafite, ubuzima buraryoshye. Kubera iki? Ikintu gikomeye n'intambwe ndetse n'igishoro Imana yashize mu buzima bwawe ni ubuzima. Niba ufite ubuzima, ikintu cyose wakigeraho. Niba uhumeka, ikintu cyose wakigeraho. Rero ugomba kumva icyanga cy'ubuzima bwawe, ugomba kumva icyanga cy'imibereho yawe. Umuntu uzagufasha kugira ngo ugire icyanga cy'ubuzima ni ukugira inshuti nyanshuti mu buzima bwawe. Ukagira inshuti muganira byose, ukagira inshuti gukomeza, inshuti kongerera imbaraga mu gihe wababaye akakongerera imbaraga, mu gihe wishimye mukishimana, inshuti mutekerezanya ibintu bikomeye. Iyo niyo nshuti izatuma ubuzima bwawe bugira umunezero kandi ubuzima bwawe bukagira icyanga ndetse ukagera ku ntambwe nziza ishimishije. Muraho, nongeye kwishimira kuba ndi hano, nongeye kwishimira kuba ndi kuri platform yacu yakira. Uyu munsi tugiye kuganira topic nziza ivuga uburyo watoranya a good friend cyangwa se inshuti nyanshuti, a real friend. Mu by'ukuri inshuti nyanshuti ubusanzwe cyangwa se inshuro nyinshi igina kurutira n'umuryango. Abantu bazi bafite inshuti nyanshuti, the real friends, bagiye baba abantu b'ingenzi cyane kurusha even your family members. Kubera yuko inshuti nyanshuti, umurundi niwe yabivuze neza, aravuga ngo iguseruka ko mu magogwa. Hari n'uwigeze kuvuga, aravuga ngo umubanyi ngo niwe muryango, ubundi aravuga ngo umubanyi ni ukuvuga ngo umuturanyi akurutira umuvandimwe wa kure. Bivuga ngo inshuti, ngo umuturanyi tumushyire muri iyo kategori wenda yuko ari inshuti, yuko igira umumaro munini cyane kuruta umuvandimwe wawe wa kure cyangwa se umuvandimwe mudaherukanye. Rero abantu benshi cyane kuri iyi si twifuza kugira inshuti, twifuza kugira abantu twita inshuti, ariko muri iyi minsi inshuti zarakeshe, inshuti zarabuze, inshuti nyanshuti zarabuze pe. Kuko usanga abantu benshi dufite ni indyarya, n'abantu benshi dufite ni aba opportuniste, ni abantu bafite ibintu badushakaho cyangwa bagushakaho, aho abantu bagerageza kwigaragaza mu ishusho y'ubushuti, ariko mu by'ukuri en réalité ntabwo ari inshuti, ahubwo ni abantu bashaka gusa kugira ngo bagire ibyo babona kuri wowe. Rero ushobora kuba ufite inshuti kera, izo nshuti zikaba zaraguhemukiye, ukaba waravuze nta nshuti nkeneye, nta muntu nkeneye yuko twongera kuba inshuti, ubu ngubu ndakeneye kwibana jyenyine. I understand you. Icyo ni igikomere. Inshuti zishobora kuba zaraguteye ibikomere ku buryo wumva ubu ngubu nta mpamvu yo kugira uko ubyita uyu munsi ngo nkururukane n'abantu. Ntabwo ari ugukurirukana. Ni ingenzi cyane yuko umuntu mu buzima tubayemo ugomba kugira umuntu ugira inshuti, ukagira umuntu w'inshuti yawe wizeye, umuntu ushobora kubwira byose biri ku mutima wawe. Rero ni ingenzi cyane yuko mu buzima bwawe, nubwo abantu baguhemukiye, ni ingenzi cyane yuko ugomba kuba wakongera ukagira inshuti. Baraguhemukiye kera, ariko uyu munsi ndagira ngo ngufashe uburyo wakongera ugatoranya inshuti nzima ku buzima bwawe, uburyo wakongera ugatoranya inshuti shyashya nzima zizatuma ubuzima bwawe ubaho unezerewe mu buzima bwawe. Rero ikintu cya mbere kugira ngo utoranye inshuti, kuko inshuti nazo barazitoranya, ntabwo inshuti ipfa kuza, kuko uwari wese apfuye kuza mu buzima bwawe akaba inshuti yawe, ushobora kwisanga waratoraguye n'imyanda yose ukayishyira mu buzima bwawe ngo ni inshuti, kandi mu by'ukuri atari byo. Ariko reka turebe critère cyangwa se ibiranga
cyangwa se ibintu byagufasha kugira ngo utoranye inshuti nzima mu buzima bwawe. Icya mbere ugomba kureba, ugomba gutoranya inshuti yo kwizerwa. Inshuti mu Kinyarwanda sinzi ukuntu nabyita, ariko a trustworthy person, umuntu wo kwizerwa. Umuntu wo kwizerwa mu Kinyarwanda cyiza, numvise ijambo, ni inshuti y'inyangamugayo. Ni ukuvuga ngo agomba kuba ari umuntu uziho kuko yuko ari inyangamugayo. Ese ni umuntu utambura abantu? Ese ni umuntu utagirana amakimbirane n'abantu? Ese ni umuntu ukora inshingano ziwe neza? Ese ntabwo ari umuntu urya za ruswa? Ese ntabwo ari umujura? Ibyo ni ikintu cya mbere ugomba kugenderaho kugira ngo utoranye inshuti. Ese uwo muntu ni inyangamugayo? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kugira ngo utoranye inshuti, ugomba gutoranya inshuti muhuje imyizerere n'imitekerereze. Ahangaha ni ikintu gikomeye cyane. Kugira ngo utoranye inshuti, ni ingenzi cyane yuko ugomba kumenya ese uyu muntu duhuje icyo nakwita indangagaciro. Imagine uri nk'umuntu ukunda kujya gusenga, ariko ugasanga inshuti wowe ugiye gutoranya ntabwo akunda gusenga. We yikundira kuba ari muri club, kuba ari mu mapati ahantu hatandukanye, ariko wowe icyo ukunda gusenga. Ukunda guhora uri mu rusengero usenga, uri mu kazi kawe ka buri munsi. Ntabwo iyo nshuti muzabasha guhuza, ntibishoboka. Azaba umugenzi, azaba umuntu uri aho ngaho musuhuzanya, musurana, ariko ntabwo azaba inshuti turimo turavuga muri kano kanya. Inshuti turimo turavuga aka kanya ni inshuti nyanshuti, a real friend, ushobora no kukurutira umuvandimwe. Rero mugomba kuba ari umuntu muhuje indangagaciro, muhuje ukwemera, muhuje values. Niho muzabasha kugira ngo uwo muntu ahinduke inshuti nyanshuti ku buzima bwawe. Ikindi cya gatatu ugomba kugenderaho kugira ngo utoranye inshuti nyanshuti, nuko agomba kuba ari umuntu wumva ibitekerezo byawe. Hariho abantu mu by'ukuri usanga batajya bumva abandi bantu. All the time batekereza yuko bo nibo bantu bari mu kuri, nibo bantu bafite ibitekerezo biri hejuru, nibo bantu muzababona mu buzima busanzwe ugasanga abantu babaye ba experts muri domaine zose. Mwajya mu bintu bijyanye bizo n'amafilme, niwe muntu wa mbere uzi uburyo amafilme akorwa, uburyo ibintu bikorwa, niwe wa mbere. Mwajya mu bintu bijyanye na football, niwe wa mbere. Mwajya muri IT, niwe wa mbere. Mwajya mu by'umuryango, niwe wa mbere. Mwajya muri politics, niwe wa mbere uzi ibintu bibera muri Amerika. Mwajya muri, ugasanga mu by'akazi gasanzwe, niwe wa mbere. Ugasanga nta na rimwe atanga umwanya kugira ngo yumve mugenzi we. Uwo muntu rero ndakugira inama, ntuzamutore nk'inshuti. Niba ushaka kugira ngo utore inshuti nziza ku buzima bwawe, ugomba gutora umuntu mu by'ukuri wumva neza ibitekerezo byawe. Kuko niyumva ibitekerezo byawe, icyo bizagufasha ni iki? Azakugira inama, muzagerageza gukora mwese mutera imbere, hanyuma ejo hanyu habe heza, mwembi mufatanije nk'inshuti yawe. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ikindi kintu cya kane gikomeye, agomba kuba ari umuntu utavuga abandi. Umuntu uzi yuko avuga abandi nabi, uwo muntu uzamwirinde, ntuzamutoranye nk'inshuti. Nubwo yaba avuga umuntu uzi yuko ari umuntu rwose mubi, ariko agahora avuga abandi, uwo muntu ntuzamutoranye nk'inshuti. Iyi ni inama ikomeye turimo kukugira hano kurikira. Intego yacu ni ukugira ngo tuganire, duhanahane ubumenyi, kugira ngo tubeho ubuzima bwishimye. Abantu benshi babayeho ubuzima bubi, ubuzima butishimye. Kubera iki? Kubera yuko bafite inshuti za fake, inshuti zitari inshuti zibumvira ubusa, inshuti ubwira ikintu
ejo akakibwira abandi. Kera hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo yavugaga kuri yari y'Imana ariko yavugaga kuri Satani. None ikavuga ngo Satani ngo kuki mutagira ibanga, ngo uranshuka, ngo ukanjyana mu byaha, ngo ariko ngo ugaca inyuma yanjye, ngo ukanzanira abandi bantu bakwiza inkuru zanjye. Urimo kubyumva ibyo bintu? Ni ukuvuga ngo Satani araza aragushutse, kora iki kintu, mukobwa genda ujye gusura uriya muhungu, muraryamanye, uratwite. Satani ubwe ni wahita yirukanka, kandi nawe yagushutse ahita yirukanka ngo akabibwira abantu ngo ngo wa mukobwa aratwite, wa mukobwa muri minsi aratwite, yo byarakomeye. Kubera niko kazi ka Satani. Rero inshuti igira amagambo ivuga abandi ni ukuri nimbi cyane, kuko ikubera nka Satani mu buzima bwawe. Usanga ari we buri gihe umubwira projet yawe, agahita agenda akabwira abantu ngo aha nguriya mukobwa aha no ngo ubu ngo arashaka ngo kujya ngo Dubai ngo muri vacances. Ubu se yigize ibiki? Uriya mugabo yigize ngo arashaka kugura imodoka. Ugasanga projet umubwiye niba ari umushinga, niba ari igitekerezo, ugasanga agiye abibwiye abandi, kandi abibabwiye in a negative way, bigusenya. Rero uzirinde gutoranya inshuti igira amagambo cyangwa se inshuti ivuga abandi. Ikindi gikomeye ugomba mu gihe ugiye gutoranya inshuti, uzirinde gutoranya umuntu uzi yuko agira ishyari. Umuntu ugira ishyari ni umuntu mubi cyane, utagomba kugira inshuti. Umuntu ugira ishyari uzamubwirwa n'iki? Nuko buri gihe ibintu abandi bantu bagezeho, nubwo yaba atari wowe, ibintu abantu bagezeho we ntabwo abivuga mu buryo bwiza, abivuga mu buryo bubi. Ngo none se ngo buriya ngiriya modoka, ngo buriya ngo tekereza yuko ngo itazapfa, ngo buriya se ngo tekereza yuko ngo kariya kamodoka ngo atari akamake. Abo ni abantu bagira ishyari. Ugasanga umuntu yabonye akazi ariko uriya nawe yabonye akazi, none asigaye yarigize umuntu ukomeye cyane. Abantu bagira ishyari uzabirinde, ndetse ntuzagire umuntu ugira ishyari mu buzima bwawe. Uzamwirinde, umugendere kure. Ikindi cya nyuma ngira ngo nkubwire kizagufasha kugira ngo utoranye inshuti, uzatoranye inshuti ikomeza abandi. Ugasanga uwo muntu uramuzi, ariko buri gihe iyo abonye umuntu ufite ikibazo yifuza kumugira inama, yifuza kumuganiriza, yifuza kumva uko byagenze, yifuza kumukonsola, yifuza kumugira inama. Uwo muntu nubona umuntu ufite izo ndangagaciro zo kuba ashaka kugira inama abandi, ashaka gufasha abandi, icyo ni sinye nziza cyane, ni ikimenyetso, ni ikiranga cyiza cyane yuko uwo muntu ugomba kuba wamutoranya ukamushyira mu nshuti zawe. Rero nutoranya inshuti nziza mu buzima bwawe, nubwo abandi baba baraguhemukiye, nubwo abandi byaba byaragenze nabi, ariko uyu mwaka iki gihe wakongera ugatoranya inshuti nzima, kandi inshuti yagira ubuzima buzima, agatanga umusaruro, akagira inkunga, akagira ibuye, akagira umusingi atanga ku iterambere ry'ubuzima bwawe. Inshuti nyanshuti, kugira inshuti nyanshuti igufasha ibintu bikomeye cyane. Iyo wagize ibibazo mu rugo, wagiranye ibibazo n'umugabo wawe, uragenda ukamubwira ati muvandimwe, noneho byagenze bityo, umugabo yarayambwiye nabi, umugabo yambwira ijambo rirambabaza. Wa muntu agahita aza akakubwira ati my friend, ihangane, ubutaha uzakore iki n'iki n'iki n'iki. Umugabo wawe ntabwo azongera kukubwira nabi. Abana bawe ugasanga ufite mu kazi byakunaniye, wenda wabonye warning letter, urupapuro rukubwira yuko bagomba kuba bakwirukana nongera gukora ikosa nk'iryo wakoze. Wa muntu ukagenda ukayimubwira, kuko he is a real friend, is a real friend to you. Uwo nguwo rero wayimubwira akakubwira ati my friend, do this, iga bino bintu kugira ngo wungure ubumenyi bwawe runaka.
ugasanga noneho ka kazi wagombaga gutakaza, ya nshuti yawe guhaye inama ziri buze gutuma noneho ka kazi kawe utagatakaza. Inshuti nyanshuti izana umunezero mu buzima bwawe, ituma ubuzima bwawe bumva bufite icyanga. Dufite abantu kuri iyi si, ari nayo ntego yacu yatumye dukora iyi platform, batakaje icyanga cy'ubuzima. Dufite abantu muri iyi si batakaje umunezero w'ubuzima, batakaje uburyohe bw'ubuzima. Ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima buraryoshye. Waba ufite bike, waba ufite byinshi, waba ufite akazi, waba utagafite, ubuzima buraryoshye. Kubera iki? Ikintu gikomeye n'intambwe ndetse n'igishoro Imana yashize mu buzima bwawe ni ubuzima. Niba ufite ubuzima, ikintu cyose wakigeraho. Niba uhumeka, ikintu cyose wakigeraho. Rero ugomba kumva icyanga cy'ubuzima bwawe, ugomba kumva icyanga cy'imibereho yawe. Umuntu uzagufasha kugira ngo ugire icyanga cy'ubuzima ni ukugira inshuti nyanshuti mu buzima bwawe. Ukagira inshuti muganira byose, ukagira inshuti gukomeza, inshuti kongerera imbaraga mu gihe wababaye akakongerera imbaraga, mu gihe wishimye mukishimana, inshuti mutekerezanya ibintu bikomeye. Iyo niyo nshuti izatuma ubuzima bwawe bugira umunezero kandi ubuzima bwawe bukagira icyanga ndetse ukagera ku ntambwe nziza ishimishije. Mwakoze cyane gukurikirana kino kiganiro. Dukomeze tubane kuri platform yacu, mudukunde kandi turizera neza yuko gukurikirana ibiganiro byacu ntabwo ubuzima bwanyu buzakomeza kuguma uko bwari bumeze, kuko hari ijambo rimwe rizajya ryongera ku buzima bwawe kandi bitume ugira ubuzima bw'umunezero ku buzima bwanyu. Naho ubutaha.